Hello, good morning, good afternoon, everywhere you are. Reka nizere ko mwese mumeze bon aho muherereye. Today we are in Australia. Uyu munsi ndabagezaho opportunities zihari muri Australia. Harimo abakora mu nganda, factory workers, abita ku busitani, abajardinier, garden worker, cleaners, housekeepers, plumbers, drivers n'abandi. Ndabashuhuje kandi mbifuriza gukomeza kugira imana n'amafaranga. Nkuko twabyiyemeje no kutiherana amakuru. Buri link tubona yakugirira akamaro, yakagira umuryango wawe cyangwa se inshuti zawe, tugomba kuyikugerezaho ku gihe. Icyo usabwa wowe ni gukora subscribe, ugakora ku kazogera kugira ngo amakuru ajya kugeraho igihe. Kuko opportunity z'amashuri, akazi usanga bifite deadline. Iyo ubaye rero ubimenyeye ku gihe bituma udacikana. Ututuzi ndi guheho link today ni utuzi dufite visa sponsorship. Nkuko mubizi, kubona ubushobozi bwo kuba wakwishyurira buri kimwe from A to Z, like gushaka ibyangombwa, visa, flight ticket, aho uzaba mu gihe uzaba ugeze mu mahanga, ntabwo ari buri wese ufite ubwo bushobozi. Niyo mpamvu iyo ndi kubashakira link z'utuzi dushobora kugufavoriza guhabwa izo benefit. Ukaba wafashwa gushaka ibyangombwa, harimo visa, kwishyurirwa ticket ikugeza mu mahanga, no mu gihe utangiye akazi ukaba ufite ahantu barizwa, ufite ahantu utuye, accommodation. Ubwo rero kuri wowe umaze igihe kirekire ushakisha uburyo wabona akazi mu mahanga, ukaba ufite ubumenyi ku bijyanye no mu nganda, uyu munsi phase ya mbere ndibanda ku bantu bafite category F. Ubwo abo ni abo operators batwara forklift. Hari amahirwe hano kubera ko basaba experience yonyine byibuze y'umwaka, hagati y'umwaka umwe n'imyaka 3. Nahisemo no kongeraho indi link y'umujardinier, kuba waba gardener, kwita ku busitani. Kuri iyi link ho nta experience usabwa, knowledge no, cyokoza imyaka ho irakonda, hagati y'imyaka 21 ndetse n'imyaka 35. Visa sponsorship hose iratangwa. Kuba kwifuza na link za cleaners, housekeepers, plumbers, drivers, dry cultivate, cashier, car washers, nawe mwanyandikira muri link. Buri wese bitewe na link yifuza ajya nyimuha ku giti cye, ariko izo ndi bushyire muri video description ni yingi ya factory worker ndetse na gardener. Ariko ubaye uri nk'umu cleaners, housekeepers, plumber ukora amazi, driver, wabashije kureba kino kiganiro, ushobora kunyandikira ukansaba link nkaba nayikoherereza ku giti cyawe. Uno mwanya wa gardeners ni umwanya mwiza kubera ko amafaranga ariho ushobora gukora ku isaha n'amafaranga menshi. Ni amadolari 29.70, aho ngo ni ku isaha. Mu cyumweru ugakolectinga ayo wakoreye yose. Naho kuri factory worker, wowe operators wa forklift, ni hagati y'amadolari 25 ndetse na 30 ku isaha. Buri cyumweru ukagihembwa. Urumva mu kwezi uhembwamo inshuro enye. Every week urisivinga ayo wakoreye muri icyo cyumweru. Kuri wowe rero uri interested kuri uyu mwanya wa operators, icyo wawumenyaho nuko location aho gukorera ni muri Australia. Position izina ryayo ni factory worker. Kuba byemerewe harimo nawe uri hanze ya Australia. Ubwo ni international foreigner applicants. Wowe uri mu Rwanda, wowe uri mu Burundi, Angola, Botswana, Central Africa, Nigeria, Ghana,
Tanzania na Uganda, India, Malaysia, mwese ku isi hose mwese bamwemereye ko applyinga kuri uyu mwanya. Ikindi kuri uyu mwanya ni uko uhabwa visa sponsorship. Salary nkuko nabikubwiye ni hagati y'amadolari 25 na 30 ku isaha. Ahangaha aka experience karakenewe, gusa ntago ari experience nini cyane, hagati y'umwaka umwe n'imyaka 3 operatinga forklift. Aho ngaho rwose ubuhagaze neza. Task kuri wowe factory worker ni izingizi: harimo product and material evaluation, assembly and organization, team support, cleanliness and hygiene, manual task, ndetse no cooperatinga machine. Muri izo task zose mvuze hejuru, iy'ingenzi ni machinery operation. Kuri uyu mwanya rero ibyo usabwa requirement, icya mbere ni forklift license. Buri muntu wese ushaka applyinga kuri uno mwanya agomba kuba afite valid forklift license, akanerekana bwa burambe yasabwe hagati y'umwaka umwe n'imyaka 2 ugaragaza ko afite experience mu cooperatinga forklift. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni legal and ethical conduct. Ahangaha nkaye w'umwimukiri cyo busabwa no kubaha kandi ukaba witeguye gushyira mu bikorwa amategeko cyangwa se amabwiriza akurikizwa muri Australia. Icya gatatu ni precision. Kuba uri umuntu witonda mu byukora, uri vigilant ku buryo n'utuntu duto dushobora kuba twateza ibibazo utubona hakiri kare, uri umuntu uri active. Icya kane punctuality. Kuba uri punctual, uri umuntu ugira gahunda mu buzima bwawe, wubahiriza amasaha, utajya usiba akazi cyangwa se ngo ukererwe, uzi gushyira mu bikorwa assignment baguhaye. Niba baguhaye task ukaba uri wa muntu witeguye kuyikora akayirangiza kandi neza. Icya gatanu ni physical fitness. Hano buri mukandida asabwa kuba ari fit, ari capable of performing repetitive manual handling duty, nko gutera utuntu tworoheje, uduparete, atari ibintu byamugora, afite amagara mazima kandi yabasha guterura utuntu tworoheje. Izindi requirement zo ntago zigoye, no kuba stamina byandi twavuze hejuru. Iki cyanyuma cyo attention to instruction. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuba ufite ubushobozi bwo gukubahiriza no gukurikiza procedure z'amabwiriza wahawe. Niba uhawe inshingano ukayikora nkuko babikubwiye. Ability to follow instruction and procedure careful is essential. Aha rero urumva ko usabwa kuba uri umuntu uzi gushyira mu bikorwa inshingano wahawe. Ndaza kugusigira link muri video description ikugeza direct kuri kano kazi ka factory worker. Ariko n'ahandi hantu wagasanga, urugero nko kuri Seek, Indeed, LinkedIn, Glassdoor, aho hose kano kazi wakahasanga. Ariko mu buryo bukoroheye, dore ko mama ufite ibintu byinshi muhugiyemo, ndaza kuguha link uklikaho rimwe ugahita ugera kuri uwo mwanya nyirizina, ukaba wakora application yawe mu buryo bukoroheye. Twihuse reka tujye kuri gardener job in Australia. Uyu mwanya w'ubujardinier ugeranije n'iriya factory worker tuvuyeho wo uroroheje. Requirement ibyo usabwa kuri wo ntago ari ibintu byinshi, ni ibintu byoroheje. Nta mashuri usabwa, uba ufite experience it's okay, ariko utanayifite wakora application yawe. Nzi ko ari abantu benshi bafite ubwo bumenyi cyangwa bifuza kubaka kariyeri yabo mu bijyanye na jardin, ariko ikibazo bahura nacyo ni ukumenya ahantu bakura amakuru yizewe yabafasha kuba bagera ku nzozi zabo. Kumenya ibyo basabwa, ko bakwa-applyinga, ndetse no kumenya aho ayo mahirwe
aherereye, aho ako kazi kari nyirizina. Hano nakubwiye ko ubaye uri umucleaner, housekeeper, ubaye ukora amazi, plumber, ubaye uri umushoferi, driver, ubaye uri cashier, ubaye woza mu modoka, car wash, ubaye uri chief mu bikoni, ushobora kunyandikira muri comment ukansaba link ijyanye n'akazi ukora cyangwa se wifuza gukomerezamo kariyeri yawe, nkaba nayiguha ku giti cyawe. Izo link nkubwiye rwose zirahari, uzayikenera azambwire nyimwoherereze. Kuri uyu mwanya wa gardener hari benefit. Iya mbere nakubwiye ni free visa, free ticket, free food. Hano iyo ugiye mu kiruhuko cy'umwaka ya holidays urishyurwa. Ikindi ni visa sponsorship, ariyo mwese muba mwifuza kuba wahabwa ubufasha bwo kuba wava mu gihugu cyawe ukerekeza mu mahanga kandi ugiye no mu kazi. Umushahara wo nkuko twabibonye ku isaha ni $29 n'ibice 70. Aho ni ku isaha, ariko buri cyumweru ugakorektinga ayo wakoreye. Kuri no position ubaye ufite experience, it's okay, amahirwe ariyongera. Ku kijyanye na knowledge ntacyo usabwa, no. Experience nabikubwiye. Age, imyaka hagati ya 21 na 35. Urumva ubaye uri munsi y'imyaka 21 cyangwa uregeje 35 ntago wemerewe ku applyinga kuri aka kazi. Link y'aka kazi nayo ndayiguha direct muri video description, ku buryo wowe wifuza gukora application yawe ukirikaho rimwe ugahita ugera kuri position wifuza ku applyinga, utiriwe uzenguruka position zose zihari kandi atari kuzikeneye zose. Hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi ufite, gishyire muri comment. Hari ikintu cy'ingenzi ushaka kumbaza kandi cyihutirwa, wanyandikira kuri email yanjye ngabire@gmail.com. Ntiwibagirwe gukora share kuko ano mahirwe abakenewe n'abantu benshi. Haba inshuti zawe, abavandimwe, jya ugerageza kubagezaho no makuru. Ushobora kuba wenda wowe ufite akazi ariko hari undi muntu uzi ugakeneye. So, kora share kugira ngo nano makuru amugereho. Ikindi, kora like. Buryo ukritse kuri like, ino video irushaho kugira kure, ikagera ku bantu benshi. See you next video.